Ndabasuje mwese bakunzi ba ETV. Muri aka kanya munyemere dutemberane icyanya gikomye cya Kibirizi. Ni icyanya kiri mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza. Ni icyanya gikomeje kuba gaterera nzamba hagati y'abagikuwemo ndetse n'inzego bireba. Mbahaye ikaze mwese. Nge nitwa Manzi Claude. Iki ni icyanya gikomye cya Kibirizi kiri mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ni icyanya kigizwe n'ishyamba rya kimeza, yaba ibiti ndetse n'ibyatsi bikirimo, ndetse kandi usanga ari umwimerere w'aha hantu. Ikindi kandi kuri iki cyanya ku gice kimwe hari icyuzi ku buryo ubona ko bibereye uwahatemberera. Hejuru y'ibyo byose ariko muri iki cyanya cya Kibirizi harimo inyamaswa zitandukanye, yaba ifumberi, inkwavu ndetse n'izindi zitandukanye. Harimo kandi bikururanda nk'inzoka ndetse n'ibindi. Si ibyo gusa kandi kuko muri iki cyanya gikomye cya Kibirizi uhasanga amoko y'ibiguruka menshi cyane. Ni icyanya kandi ubona ko gishyikijwe n'ingo z'abaturage hirya no hino muri rusange. Kuki ari icyanya gikomye? Mu mwaka w'1959 nk'uko bivugwa na bamwe mu bo twaganiriye bakuze baturiye iki cyanya kuva kera, ngo umwami wari w'u Rwanda ari we Mutara wa gatatu Rudahigwa wategekaga u Rwanda muri icyo gihe, ngo niwe wategetse ko kiba icyanya gikomye cy'ubuhigi. Ibi bivuze ko ariho abami ndetse n'abandi baturage bari muri ako gace gaturiye iki cyanya bazaga guhigira inyamaswa zitandukanye. Gusa ariko kandi uko iminsi yagiye iza indi kagenda, ngo iki cyanya gikomye cyakomeje kugenda giturwamo n'abaturage bagendaga baturuka mu bice bitandukanye kugira ngo bahinge ubutaka, ari naho bamwe bahise bahagira ibikingi byabo. Ibi ni ibintu ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza buvuga ko babwihaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko bitangazwa na bamwe mu baturage, ngo leta yafashe umwanzuro wo kubimura muri iki cyanya maze cyongera kuba icyanya gikomye cya leta. Ariko kandi tukiri aha, ngo kuva leta yakwimura aba baturage ngo ntibarabona ingurane y'ubutaka bari bafite aha mu cyanya gikomye, kuko bavuga ko ari ubutaka basigiwe n'ababyeyi babo. Ibintu ubona ko buri munsi bahora basaba ingurane y'ubutaka bwari bwabo muri iki cyanya cya Kibirizi. Twagize rero ingaruka nyinshi kubera ko jewe ndi n'umukecuru, ntabwo nigeze mbona uko nabona amafaranga yo kwatisha. Ubwo nyine twishwe n'inzara, nyine ntitwabona sinabona amafaranga natisha. Ishyamba ryandwanagaho barariranduye, n'ahandi hose hari imiringoti barayitwaye. Batera imigerevariya, batera imigeyo, batera imisave muri ayo masambu yacu. Ishyamba baraje barirandura, bateramo ibiti bya gereveriya. Kuko ngubu nta dufite ho guhinga, turakodesha, nta n'amafaranga dufite gukodesha. Abaturage baduha ubutaka tugahinga tugabana. Jewe nakwitangaho nk'urugero, nk'aha nge nari narahatanzeho ingwate muri banki populaire, kugeza ubu no kwishyura banki kugira ngo nzayishyure narinze kugurisha kandi gataka nari nsigaranye ku ruhande. Nimba leta ivuga ngo ahangaha igiye kuhakorera umushinga wayo, yaduha ingurane. Taduha ingurane nyine niyo wasubiza ubutaka bwawe, nta gihombo burimo. Waba waratakaje igihe cy'ibyo wakoze. Turifuza yuko baza bakaduha ingurane cyangwa se bakadusubiza ubutaka bwacu. Ubuyobozi icyo tubusaba nuko mwatubera abavugizi, ubuyobozi bukaduha indishyi cyangwa ingurane, ariko ntabwo turwanya gahunda za leta. Nimba bashaka kuhashyira parike ariko bakaduha indishyi cyangwa ingurane. Baduha isimbura iyo sambu cyangwa bakatwishyura bikagira inzira tukabona ahandi twakwatisha, tukajya tujya kwatisha. Ibi ni ibintu kandi umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme avuga ko hagishakishwa uburyo haboneka ingurane ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba ngo bishyure abaturage. Hari abaturage bagiye barituramo mu buryo butamenyekanye neza, ariko icyo turi gukora ubu ngubu dukoranye n'ikigo cy'amashyamba ndetse n'ikigo cy'ubutaka, ni ukureba buri muturage wese waba waratuye hariya cyangwa se wahafasheho ubutaka, tugendeye ku mbago z'ishyamba uko rimeze, ko n'ishyamba rikomye, ese yabubonye gute ubutaka, waba nawe yarabuhawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bufite cyangwa bwemewe, icyo gihe we yahabwa ingurane. Turabizeza rero ko twakwiha umwanya wo kugira ngo amezi asigaye ngo umwaka urangire tuzaba twabirangije kandi abantu bose bavuye mu gihirahiro. Ku rundi ruhande ariko iki cyanya cya Kibirizi nubwo cyitwa ko gikomye, hari bamwe mu baturage bavuga ko n'ubundi hari inyamaswa zivamo zikaza kubonera, kuko ngo nta buryo bwihariye bwashyizweho ku buryo cyabungabungwa n'inyamaswa zirimo ku buryo zitavamo zikaza kubonera. Ikindi kandi ngo mu baturage bahaturiye nuko usanga harimo abakoreramo ibikorwa by'ubuhigi, abaragiramo amatungo ndetse n'ibindi bikorwa nk'ubworozi bw'inzuki, ibintu ubona ko bishobora kuba byaba bibangamiye
urusobe rw'ibinyabuzima ruba muri iki cyanya cya Kibirizi. Ibi kandi wibuke ko ari nabyo bishobora kuba byatera ikendera rya bimwe mu rusobe rw'ibinyabuzima biba muri iki cyanya gikomye cya Kibirizi. Gusa ariko kandi tuganira n'abashinzwe ibijyanye n'amashyamba mu Rwanda bavuze ko hari kwiga uburyo iki cyanya cyabyazwa umusaruro ku buryo bwa nyabwo. Ngaye nguko rero kuri byinshi tutaruzi kuri iki cyanya cya Kibirizi giherereye mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza. Beta Conservation, Beta Life. Nge nitwa Manzi Claude.